Kanjoje nkeri njonge oya mama we waruka kumwega nza gukunda n'impamo ko nagukunze rwinshi oya mama we zantumire nzagutaramira kindege. Muri rusange sinema yamazemo imyaka myinshi cyane, maze muri sinema hafi imyaka gusaga 17 nguko, kuko sinema yitangiye ndi muri primaire, ndi mu wa kabiri nkine utuntu tw'imyamico ariko bitari sinema full. Mu wa gatanu primaire nibwo nakoze tuwa kuzenguruka igihugu buri karere kose burere 30 ndabuzenguruka. Mu wa gatandatu mbona contract yo kurwanya ruswa n'akarengane kuzenguruka imirenge igize u Rwanda yose. Kwa amashuri nimo ndiga birafatana, bimaze gufatana birangwa ko njya mu kizamini cya leta biramba bivuyemo. Rero gutangira secondaire nahitangiye n'ubundi njye muri cinema muri comedy muri rusange ku bigo by'iwacu. Ari umushinga bitaga Light to Play. Light to Play yo umushinga wa promoting impano z'abana binyuze mu mikino. Rero narandikaga utuntu dushanyije nkadukinisha nyine nkinisha story ishanyije ku rupapuro, biza kuba ngombwa no ko Let's Play ihereza imikino igitabo biba bafite kirimo imikino 1000, ugahitamo umukino umwe ushobora gutoza abantu bakamara kuwukina bakajya muri competition muri ahisemo umukino ashaka. Rero tuza kujya mu rwego rw'igihugu njye nahisemo umukino wanjye turawukina abanyeshuri twiganaga muri Troncome. Biza kurangira rero twebwe tubaye abambere. Ubwo ni mutamuga ati ibintu byafasha ubu ngubu ku kigo bakajya nanjye amabwira ngo ngiye kuba ntakina comedy cyangwa ntakina cinema, bakati igendere impano n'ubundi arifite byose n'ubwenge. Rero muri rusange cinema bitewe n'imyaka nyimazemo ni myinshi cyane, nabanye nayo cyane. Wumve ko kuva narangiza amashuri yanjye nta kintu nigeze nkora kindi kibangikanya na cinema. Ngiye nakoze cinema gusa, kuko nyangiza secondaire twagiye gushinga inzu bita African Movie Market. Yongiye yasobanura yacuzaga filime zisobanuye barasobanuza ko dusobanuye na filime nyarwanda aho bitaga mu mujyi mu gikari. Turayikora imyaka igende isatira isoko riza kugwa hasi tuvamo. Nigira mu itangazamakuru ariko n'ubundi nkiri muri side yo gukora itangazamakuru imeze kwa kundi utegura ikiganiro nyine bakabona ukibuzemo ntago cyakorwa, niwe content y'ikiganiro. Biza kubona ko nkeneye ko no kuri televiziyo hacaho filime ndimo ndakina, turavugana ntibyacamo neza birangira mbyikore ku giti cyanjye. Nkinisha filime bita Ishyamba, narayikinishije ya mbere nyishamo amafaranga ntiyagaruka. Nkinishije ya kabiri Myambi Rukundo nyishamo amafaranga yo nyihoramo n'ibizazane byinshi byatari. Ngenda nkora n'utundi project kwandi abantu bafasha. Nyuma rero nibwo twaje kujyaho n'inshuti zanjye bati why no utakora ikindi kintu muri mu future ninzaba n'abandi bantu kakora cyazamuka. Ubwo nyifatamo nka 70% abandi bafatamo 30 anje turaninga icyo bita bamenya kugeza ubu ngubu nicyo kintu ndimo. Kuva ro cinema urumva niyo ndimo kugeza ubu ngubu, aho bimaze kongeza ni kure cyane, kuko ubu ngubu mfite ama contract filime ngomba gukina mu gihugu cy'u Rwanda ariko atari amaseri, filime zirangira zitashobora gucururizwa kuri YouTube. Mwagira n'izindi contract ebyiri ngomba gukina muri Nigeria. Bamenya yabaye nk'ifungura inzira, nicyo kintu cya mbere navuga. Bamenya afunguye inzira ibintu birimira ko umuntu yafunguye inzira z'ibintu byinshi yari byihishe. Nubango bamenya nta muntu utayishe kandi ko nta muntu utayizi naho ngo nabantubuye, ariko abayizi barayizi bitewe nuko nta karitse nimwe nshobora. Ubundi cyane cya mbere no kubuzwi, cyo kintu abantu baharanira kubuzwi ni kubona amafaranga. Nta karitse nimwe nshobora gukandagiramo mu gihugu cy'u Rwanda nsange nta muntu nzi. Nta kigo cy'itangazamakuru nshobora gukandagiramo nkasanga nta banki, nta murenge, yewe njya no kwaka serivisi bango meya bunatse meyanza abona gute nyikandaje meya akati bite bamenya ati niwe nashakaga meya ati ngwino tuvugane. Ubwo rero bamenye yamfungure network kandi abizi ko yifite network ufite ibintu byose. Bamenya ndumwanditsi wayo abandi umuyobozi wayo. Bura nyobora n'abandi. Bamenya ari mutuntu twinshi cyane najya nibagirwa ndetse n'abanyarwanda batajya bibagirwa. Nk'iyo murambonye ubundi atambwira scene yamusekeje, none agiye muhana abana bo bakambwira igitabo cyose ngo hariya noneho byandi filime ngombe turenge turayitangiye. Hari akantu nigeze gukora umunsi umwe
mbeshya bosi ngo natsindiye amafaranga akanyohereza kujya kuyazana, bikaba ngombwa yuko mbura ahantu ndara nkora iki nkaza kurara ahantu ku ndaya, mutipe Nyamirambo ariwe wangiye kundazayo, iyo ndaya byarangiza rero yagiza ninjoro, mba nzi ko ari umukobwa kuba banjyana kuri iyo ndaya bambye ngo tukujyanye ku mukobwa wo muri korari, umukobwa mwiza witonda, ndarayo ngeze mu masaha ninjoro, umukobwa ahita ambwira nyine umukobwa wicuruzaga twakwita nk'indaya, atambwira ngo busotse abakiriya batangiye kwinjira. Abakiriya se bameze gute? Banyishiza ku ibaraza, umukiriya wa mbere arinjira, hashize akanyamara n'uwa kabiri nawe araje aricaye, nawe tutangiye gutera storuko, wa wundi avuyemo wa mbere wagiye aza arimo arikubita ibyuya kuno, atabwira mugenzi we ingiya mu farumasi, nawe barinjiye, undi nawe wa gatatu uje kundi batamwe ati peti uko nawe ku line ati wapi, ngo nimo ndihoreza kacya umukobwa yari yampaye n'umugati unkeraho magaze hanze, umukobwa arombuza amafaranga yo kumwishyura mu gitondo, yambye ati bitanu ntago byamaza uramande mafaranga, ati se bitanu ngiye nararanye nawe, abagabo bose binje naraye hanze nibu yandiye ni gute unshiza ndi mafaranga kandi naguye bitanu, ngo uransigira iyo myenda, ahita nkuramo imyenda ankuramo n'ipantaro, nsigara nambaye boxer. Ubwo nazamutse Nyamirambo Matimba ngera mu Rugunga nambaye boxer n'isengeri, abantu bose kajya bambura ati my friend iki gifu ni kibi, igifu kiragukoresheje wambara boxer. Sinzi mutayibonye nanyuze nambaye akantu kageze hano, habuze gato yo nibaza yo nibeshya nkicara nabi circumstances kutazigaragara. Ubwo rero indi sene yansekeje nayikinye bari mara editing nanye ndikanga, ni sene mbaca kwiba telefone ya boss kandi boss yicaye kuri balcon ayicaye ku ruhande, noneho bati ine telefone ndayiba gute. Icyo gihe nafashe urudodo nduzirika ku itasi, nyizirika hafi y'urugi ahantu boss ari buze guca atabona urwo rudodo ko ruziritse ku itasi, noneho yakuru ne bagiye kuyikura mu nzira kumbe no bizitse urudodo akaba kure ya tasi ahantu nayimanitse ikubita hasi kameneka, akajya muri rwasire iyo tasi menetse atazana iturutse, nanjye nkaba nageze kuri bariko namaze kwiba telefone yayizanye. Kuro mara gupanga map nkica nk'atase ndabigenza gute kugira ngo boss no yinjire mu nzu, ati nibuka ko ngomba fata kumena amatasi abiri, mena itasi imwe hasi boss akikanga ari kuri ati wagisenze bimenye ndaje nkuvuni, akinjira mu nzu, akimara kwinjira mu nzu aza ankurikiye agakurura intebe, urebe kumba kuri indi tasi ya kabiri katana yuko bitasi, njye ngenda nkiba telefone nkagaruka akambwira ngo itasi zamenetse, ko boss nawe yabayimeneye itasi akatubwira ati nanye nago nzo kuno byagenze itasi yamenetse. Rero abantu benshi basaba ati shawuri ingegera imwigisha abaturage ubugegera bwo kwiba utuntu tw'abantu. Izo nizo sene ubundi zansekeje, na sene ya boss nabwiye boss nazanye inkumi boss, ubundi hari inkumi ihabara ya boss ya mbere ninjye wizanye mu rugo, mbeshya umukobwa ko yari wanje akaza tukinjoyinga tukanywa fanta, boss akaza, boss ragumye inyuma y'urupangu arakombanga nkumva ko ari wuje, nkabura ukuntu mbeshya umukobwa nkamubwira boss nkamwita papa, akoma nkamubwira papa ndaje nkukingurire, ati wagikarita zuranyita so ngende iso fungura nkuvuna ahubwo. Rero boss akinje atakubitana amaso n'inkumi nziza, atavuga ati ntago nyitukanye. Aho ngo yesa nkubiturushyi ndavuga ati ino situation kugira ngo nyikuremo ngomba kurwara icyumweru, yango bisurushye mitamfa mitambikirage. Rero mu kujya nawe kuyabara umukobwa yajya kugura umutara wonza namyango uyu muti iyo umuntu anywe yabeshya ngo yasaraye cyangwa ari ikirage, ahita bikiragi burundu awushyira ku kiko akawuma awugejeje mu bati boss rega ngenda avuga yo kwirirwa mu muti. Izo sene z'ubandi zayendaga zingarukamo cyane. Bamenya ranyinjiriza kandi kinjiriza n'abagenzi banjye, hari bagenzi banjye tuba turi kumwe, nuvuga ngo ntabwo yanyinjiriza ngiye nyine ko dukwa turi benshi, turi team y'abantu benshi, aba editor, aba cameraman, aba soundman, aba gafa. Iyo ni team ifite hafi abantu 5 ba technique, twe dukina turi abantu 7. Urumva ibyo ngibyo rero byose amafaranga iyabonetse twese turagabana, nabwo navuga ngo twinjiza kundi kuhe guhambaye, ariko amafaranga nkuramo arampagije, arampagije ibyo bita guhaza umuntu. Bya ndi uvuta bango najya gusaba umuntu, abantu umuntu ajya gusaba ino minsi rwose yabambeshye, arampagije ku mbaraga z'abaturage bashyiramo kugira ngo baturebe dushobora kuba twakwinjiza amafaranga arampagije kugeza ubu. Dufite aba partners benshi, nuvuga ngo dufite Sosoma Industry ifite kune dutere inkunga kugira ngo tubone amafaranga amwe aza yivanga na YouTube, tukaba dufite Ogere Menamo, dufite n'undi mugabo bita Alex
niwe nyiri Come Again na nira hotel twenda gukiniramo yitwa Elegance. Rero ubu bose nibo baza bakadufasha kugira ngo tu boosting kiriya kintu kigere hariya. Dufitemo aba partners benshi badufasha n'abaduha amazu yabo n'undi mukobwa w'inshuti yanjye cyane bita Isimbi Alliance nawe yakinaga filme ubwo ari muri Nigeria nawe marakinira. Urumva yuko ubundi baze kuri total y'amafaranga dukoresha watungurwa ni menshi cyane. Ubundi bamenya ndashimira Imana ikintu cya mbere nashaka ikingejejeho. Ubundi nashaka kuvuga ngo why ikintu gishobora kumenyekana najya mu bandi abantu bakagikunda umva ko bagikunze. Icyo kintu ubundi nashaka cya mbere maze kujya mu muhanda mura n'abantu bageze mu 10 barira kandi umuntu agukunda akarira abati ndagukunda. Nakuna abagabo bakunda kwifunga hajya muhana n'ibimama byiza byatare none aba mama ubu n'abantu birekura ubundi mu muntu ntago azaguhisha amaranga mutima ye. Umama nimba gukunda yagukunze ntago azakubeshya. Umama rero murahura akazati bamenya abatwaye nk'imodoka ariko n'umugabo sheri parika akatasoka ndagukunda byumve sheri ngwino usuze bamenye ko umugabo basanzwe bari bana filme ku gitanda kuri YouTube bameze kuno ako umugabo atasoka yikamya salama bamenya akamubwira ati nawe waremeye tu ariko mama ararira. Hayi ubungubu ikindi cya kabiri maze gusurwa n'abana benshi cyane benshi baza kunsura mu rugo baza kunsura kuri office. Ari ibigo by'amashuri maze kunumira byinshi njya gusuramo abana baho bakishima bakarira. Urabona ikintu kibamo urabona ko ugenda kuri tele ugakina comedy bimwe bita comedy stand up. Ngiye ntago nyikina ngiye nagiye kosa gusa ngabaganiza bitemeze gute mwiga gute ariko mpfa kuvuga gusa abana bagasara bakaba bati nibyo twashakaga gusa kukumva ukuntu uyu muravuga. Ibyo byose bihuje mbihuza bisanga ari byiza. Nk'ubu ngubu harimo nk'abana abana bamwe namwe harimo umwana ejo bundi avuye mu Birigi yavuye mu Birigi bamutegeye wabo kugira ngo aze duhuri. Ubwo bamwe ati ushaka kuza mu Birigi ndawe ati ntago bishoboka. Ubwo ramwe ati mfite shooting ndi mate turohereza umwana wacu umwana baramweje umwana aza turahura 2 days turi kumwe arongera ateringa idenge aragenda avuga ati sasufi ko yaba mu promise ndamwe ati no mukutsinzuka wa mbere uzakora iki muzangera mu Rwanda kuri abamenye umwana wa mbere batamutegeta ikende yimuzana kundeba nawe ati cyo nanjye nabibonye numva nanjye emotion ziranyica nanjye amarira baraje. Ubundi ndi umuntu ntago njye ngo ndi umukomediye commentaire sinzi abantu niba babizi nta muntu ushaka kwirwana nawe ngo agire irungu. Ubwo nshaka kwirwana n'umuntu agaseka yaba ari umuyobozi ku rwego rwo hejuru dushaka kwirwana akavuga ati kabisa kwirwana nawe biranshimishije yaba ari umukozi wo mu rugo wondo uciritse kujya su base ya nyuma cyangwa ndi muntu uciritse muri nawe twirwana bakavuga ati kweri ndi umuntu utajya buri kiganiro nganiriza umuntu bitewe n'uwo ari we. Aho rero hose niho abantu duhura tukishima ariko kwa ndi umukomediye ni kuva njye nakwiga primaire abantu bose amya ko ndi umukomediye n'abarimu ngende umuntu abarimu bashaka kuba baha amanota atize ntagiye ku ishuri aho mwarimu kwera ukuna nkunda aramubwira ati ndayaguha. Hari umwarimu nzi wanyigishije wari ukaze bya hatari yishaga amasomo hari masomo cyera twigaga yitwaga Edipol si yitwa social study abaki gikono bazige babyigamo ko twe twize muri transaction twize hagati mu cyongereza no mu gifaransa nitwe twabiranduye ikintu. Ubwo rero nitwe babirenge bavuga rero amure Edipol iyo watsindwaga nta kintu mwavuganaga bashobora kuba banakwirukana ku kigo kwango bava ngo nisomo dusuzugura. Umunsi umwe ronza kuri siba nifite impamvu zanjye nabyinaga muri Baile National ndavuga teka nigiye muri Baile National hari abaye Chan tugomba kuyakira ariko nagomba kubyina South Africa danse za South Africa nigiye muri kana bati harimo 180 batwemerera by'umunsi umwe kangiye kubyizanira api ikizamenda gisiba nza mfite ubwo batirira somura mugabo ntabwo ujya uricika ngiye kura kuri bote nsanga mfite 10 ku 10 arambye ati Edipol Raiz kubuhuza nanjye ubwo ni somura rizi ndamuga ati wow ubu ngubu ngiye gufata sasa. Abo rero byanze bikunze nakabye imitima y'abantu ntarwanye ndashaka abantu bagira ibyishimo. Abantu benshi bafite stress mino minsi ndimo ndaba imiti yo kurwanya stress y'ibyishimo.
kanjoge nkera injonge oya mama we uwarukanka kumweganka nza gukunda n'impamo ko nagukunze rwinshi oya mama we uzantumire nzagutaramira ikindi gihe ubwo rero wikunda kanjoge nkera injonge oya mama we uwarukanka kumweganka nza gukunda n'impamo uko nagukunze rwinshi oya mama we icyenkera tukiri batoya